Ese wajyaga wibaza impamvu hari abantu bahindura ubuzima bwabo mu gihe gito ariko nyuma bagasubira mu ngeso zabasenyaga? Ikibazo akenshi ntikiba ari aho bari, ahubwo kiba ari mu buryo batekereza. Uyu munsi turarebera hamwe isomo rikomeye Bibiliya itanga ikoresheje urugero rw'ingurube, ritwigisha impamvu guhindura umutima n'intekerezo ari byo bituma impinduka ziramba. Muri Petero wa kabiri ibice 2 umurongo wa 22 haravuga hati, ingurube yuhagiwe isubira kwivuruguta mu byondo. Uyu murongo ukoresha ikigereranyo gikomeye, aho umuntu ashobora kureka ingeso mbi mu gihe gito, ariko niba atahinduye intekerezo n'umutima ashobora gusubira muri zo. Hari abantu bahindura akazi, inshuti cyangwa aho batuye, ariko bagakomeza gutekereza nk'uko batekerezaga mbere. Iyo intekerezo zidahindutse n'ubuzima buragorana guhinduka. Impinduka nyakuri zitangirira mbere y'uko zigaragara inyuma. Isomo ryawe uyu munsi ni iri: hitamo ingeso imwe ushaka kutazasubiramo na rimwe, aho kuyihunga gusa. Shaka ingeso nziza uyisimbuza. Niba warekaga guta igihe, tangira gusoma. Niba warekaga amagambo mabi, tangira kuvuga amagambo yubaka. Iyo uhinduye ibyo wuzuza mu ntekerezo zawe, ubuzima bwawe nabwo burahinduka. Ese witeguye kurinda intekerezo zawe no kudasubira mu ngeso zakwangizaga? Niba ubyiyemeje, andika niteguye mu bitekerezo, kandi ukomeze gukurikirana uru rugendo. Jya uzinduka uyobora umunsi wawe.